abana ndimo nagira n'isoni ahantu umuganga akoramo yambaye gamu none wowe ushoramo akanwa baramukunkumura da ugira ngo se ndi kukubeshya hariya ruguru hari umuganga waje uri gucuruza umuti mabingo ni ukunywa iminsi itarenze 5 igitsina cyawe kigakura hafi metero yose. So guys, hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 tubafitiye intebe nziza cyane. Ni intebe nziza kuko twebwe tugerageza kubahera makeya ashoboka kandi tukabaha ikintu kiri karite gikomeye cyane. Ni hano i Nyamirambo hafi yo kuri 40 utaragera ku musigiti wa Nataracom. Nomero yanjye hejuru kuri screen, iyo muje muramamagara nkabayora neza. Karibu. Ako se twi kwa ndi kumva intonganya za buri munsi muri iminsi ubona madamu muri gupfiki cyapanya mwana waje uvyihorera umugore wanjye sinzana umutima mubi yawukuye namushatse yitonda ariko ngo wasigaye ari umusazi ngo muri yo nduru wumvishe mu ijoro wumvishe ibitutsi hano mana yanjye nakumiro nge nabanje kugira ngo ni nk'umwana yaje ari gutuka naho sinzi ukuntu nagiye kumva azanye izina ryawe twi ibyo muri gupfa bishobora kuba bikaze ndagaswe panya abakuru bavuga ko ariko zubakwa ariko nje bigiye kunanira umugore utangiye kujya ambwira ngo naho mugeze ibyo bintu yarabyivugiye ati twire mugabo wanjye ngo nahantu uri kungeza ngo turi gukora ngo uri kushwa n'inkoko ngo mugabo wanjye ngo uri gukora ibintu nk'umutangizi ngo ibintu uri kunkorera ngo nta kintu kibereyemo twibyo byose niwe yabikubwiye none ikintu kiri kumbabaza ngo mva nanarire ningera ari kumva ngo mu gikorwa ngo sinde gutera ikirenge mu cya mustafa ngo niyo nakorana imbaraga zanjye zose ngo sinarusha Dani ngo nguki umugore wawe yakubanye indaya baca umugani mu kinyarwanda ngo ipusi yaraye hanze iba yabaye inuru twikera imyenge barayaguye gukanakara kurusha se nakara kurusha uragendesheje mwana wa mama ubu se maracyeye kwita umugabo we ubu kuri wowe nawe wabaye ikiki wabyoreka ari kunyitimbwa mu gitondo mubwira ngo hindukira ahita asubiza ngo namyiga guhuma ashaka imukiniraho amayi nka data wabaye n'umwiga guhuma intambara igeze aharindimuka buri ukuntu ikibazo cyawe kiremereye umugore yamaze kukwita imbwa aba yamaze kwishyiramo ko uri gusugusa ubu wenda icyo uri kubura nk'uko ari umurizo ubu ngubu no mu mivugire ari kubona uri kumoka iyo uri umugabo wajyanze ukisayidira nta kibazo ariko umugore agucitse akajya kwisayidira hanze menya ko ubaye makasi nyakabwana gusugusa ariko ibi njye nabikumira nkabishobora ngo ugire iki njyewe nabikumira nkabishobora ngo ubishobora rucukuzi yawe yamaze kuyibonamo akayuzi ubu n'ibyo uri gukora byose ari kumva nta pawa zibereyemo ubu igisigaye nyine ni ukuyamanika ukiyakira ariko ndamanika kubera umugore wanjye n'uwawe ariko umufatanyije n'abo yakubwiye shaka ujya mfite ukuntu nabigenza ako ubundi wikuyemo ubudage umuntu ari kukubwira ko nawe uri kumugeza urumva ahubwo adafite abafite rucukuzi nzima acukura umucanga mu gishanga njye ni kukugisha inama nawe ukaza mu wanci intege panya wanseka amanuka nkaza guseka azamuka bazakubwira njye ntabwo ndi wowe buriya mwebwe bajye babasuzugura nimwe mubyitera urifasha uri umusore wigize igihwinini ngo njyewe twinjiye umusore w'imanzi ngo sinakora siki sinarakora mariya ubwo koko urumva washaka umugore akagufata nk'umutware w'urugo cyangwa ahubwo agufata nk'umutwaro wawe ubundi se ni byiza kuryamana n'abakobwa utarashaka ugatesitinga ko ushoboye niba ari ikibura ukacyongera hakiri kare kandi niba ari uburande ukabugira hakiri kare none umwana w'abandi azaturuka iwabo yajyaga nawe namara kukugeraho azi umukinireho yaje kwa se kureba uburiri wabo ntabwahabaga none se nyine ndabigenza gute ikore mu mitsi umukosore bifatika nawe nutabikora gute abaturage baramugufasha ariko nyamara njyewe nkora uko nshoboye iki gikorwa tuba tugishakamo inyungu ebyiri ibyishimo byanjye n'ibyishimo byawe niba naravuye iwacu njya gushaka ibyishimo ukaba nabyo uri kuma kubishaka kandi byananira panya ubwo nta kintu umfashije ubufasha bwa mbere ni ubwo kukuganiriza nawe icyo ugiye kwifasha ni ukumenya uko unoza akazi kandi njye nakubwiye ko mbikora neza ako se twibakunyaye mu gutwi umwana wabamugaburiye neza akajya kujya mu baturanyi nyine wambwira icyo ugiye kumfasha twinkodesha ngwiki wowe nkodesha ujye utega amatwi wumve ukuntu bikorwa burangiye panya ndi umwofisiye muri ibi bintu buriya n'abantu birirwa bambwira ngo ese panya kuki udahenda kuko ngewe ibintu nakoze kiramo akanoza ngendo nyine urashaka ngo ukodeshe ngo uze ukore iki basha kunoza ibitari kugenda neza burangiye panya ndi umukozi w'umuhanga cyane n'indangamigwa ari indangamigwa ko yanjye iticujije irayangaruza hanyuma se ndakuye ku mugore wanjye ari indangamirwa ako se twigomesha ibyo ndi kukubwira cyangwa ntabwo uri kubyumva ngenda ashaka kuza iwawe umugore wawe umuguhera ikosora kandi nawe uraba uri kwigiramo ngo iki ni ukwezi kumwe singuhenda kandi ayimuguhera mu buryo bwiza gahabwa uburozi hamwe rero bayimuhate
Kini hagarara ngo ubwire. Tawe ugiye kumbwira ubusa. Kini mukanya maze ndi kumwe na Twire. Garafurere. Bro wawe man. None bigenda ute? Shamani Twire mbwiye ibye. Numva urugo rwe rugiye gusenyuka. Riguhomba iki? Ntacyo ariko man rugiye gusenyuka pe. Nganyize induru nakumvisha. Ariko Kini Umva shangwiyana. Yasi nkunda umuntu umbwira ubusa. ubundi se ninde yakubwiye ko ari ubusa? Butaba ubusa se. Wangwino nusanga ari ubusungu bite. Reka nzi. Hanyuma Ako Kini ubwo izi mpamvu bari gushwana. yasinyiza. Nayimenye utase aribwo nyibimenye. Mani ngo umugore we naramuca inyuma. Ngo kandi noneho ari gutuka Twire. Ngo ntacyo ashoboye nta n'icyo azi gukora. None si byabura. Kubera iki? Umuntu kuva nabaho sindigira mbona gura indaya. Ubwo uwo muntu koko urumva n'urugo yarushobora. Mugani wawe nawe nubwo yanashobora. Nuko rero munyize induru. Niko umugore we yatanyemerana akamwibomoreye. Ariko Mabi njye hari ikintu gikunda kunyobera kigiki Mabi iyo abantu bifashe bagashakana bose baziranye ku mico nta kibazo kirimo bamara kubana bagatangira ibintu by'imishwano kandi intandaro yabyo iri guturuka mu byo gutera akabariro abo bantu baba barakundanye cyangwa baba barabanye gutyo gusa. Erega rudakubona baba barakundanye ariko umuntu niyo wamenya imico ye umenya iyo yakweretse n'umenya iyo atakweretse. Sasa nk'urugero tugaruke kuri icyo waruvuze urugero nyamukobwa mubanye mwarakundanye nibi. Sasa wenda yakundaga abasore bafite inkoresho ndende ariko ibyo niyigize abikubwira ngo ubimenye. None wowe murashakanye araje asanga ni akayuzi kuko urumva atazajya gucika akaza kwirebera abasore bafite inkoresho ndende. None se ubwo urumva nyine azanye imico utari umuzi ariko wowe kubera ko utari ubizi hari igihe uhita unishuka ukagira byiza uwo munsi kandi defo y'umuntu aba yirambanye. ariko sha ibibazo byo mu rugo byo ni hatari pe kuko nk'ubu ngubu ukuntu kubyumva ushobora kuba uzi gukora ariko nta pozisiyo uzi aho rero akaba yagucika akajya kureba uwubishoboye. Niyo mpamvu nyine uba ugomba kwita ku nshingano zo mu rugo. Ubundi gushaka umugore si ukumuzana mu rugo nawe ushinyika amenyo. Icya mbere ugomba kumenya ko atazanywe no kurya kuko iwabo ibiryo ndabizi ntibyabura. Icya kabiri ukazirikana ko ataje kukureba kuko basaza baho yabasize arahazi. Fayinari rero iyo umenya icyamuzanye nawe uhita uzirikana icyo wamuzaniye. Oya byihorera nuko ndi kubura amafaranga aho igisubizo cyanjye kiri nahabonye. Rudakuba nawe ugiye gusaba reka bigiye kugenda biteze. hariya ruguru hari umuganga waje uri gucuruza umuti Mabi ngo ni ukunywa iminsi itarenze 5 igitsina cyawe kigakura hafi metero yose. Ugiye kujya ubangurira inka ngo metero ki n'ifarashi isuku. Erega Mabimbe ibi birarutanywa aho kugira ngo ajyanwe nuko nashoboye njyewe Rudakubona yajyanwe nuko abona ngiye kuzamwica. Hobya pombo ne yamwica ahubwo yanamusaza metero njyewe nasinye ndaje. ariko se Rudakubana none turetse ibyo bintu by'umwe bikaguha metero mwana wa mama ninka uzaba ugiye kuryamana nazo. Umva ariko Mabimbe ibyo ari kwigira ubu se ariyo metero nakukombora cyangwa henikeni urumva ikintu gitangaje muri ibyo ari iki ni metero. Ese ubwo ngubwo ubikoze ukabona ihingutse mu kanwa oya gukunda ahubwo yanagukurira n'ubwabo none bajya gufata amavide atari uko babuze rucukuzi zifatika. nzabikora nk'uko Imana yabimaye. Yumvira ariko ubuturage umuntu uzaba utamuhabije agukuriye amapeti cyangwa ugira ngo ako ngako kabye umuntu baziciye amazi kuri ubu nawe wakanga. Ariko sato muri uyu mudugudu banza ari wose nyungo z'abandi gusa. Erega akeza karigura akazu. None se kuba umugore wamusabye ukamushaka kugira ngo wabisobanuye ko mwegukanye. Oya umugore abo wawe bitewe na kiyumuha umugore uzamushaka ze yicare mu rugo gusa umuhati ibyo kunywa n'ibyo kurya gusa nta n'ikinyafu uwo mugore urumva uzamugumana. None se sato gukubita umugore nabyo biri mu byubaka urugo. Kumukubita ukamukubitisha inkoni y'icyubahiro inkoni idatera ingoma ahubwo itera kuguma mu rugo. Ubwo se iyo nkoni ni iyi shaka zungu ntukidabagize mwana wowe menya ko umugore aba akeneye inshingano. nyine inshingano nazumva kandi ni na ngombwa kuko umugore ntiyaburara uri umugabo mu rugo ntiyabura icyanywa uri umugabo mu rugo ariko ukirinda ko anayirara kandi uri umugabo mu rugo. njyewe yo sindi kuyisobanukirwa. Iyo nta yindi ni indobo mu gipimo. None se nyine kuki usenya ingo z'abandi? Erega buriya mwabana mwe genda umuntu ukomeye cyane buriya nunumva izina Satura ujye uhita wumva intwari y'abagore kuko ujyewe nagukunze mba nagukunze kandi iyo nanakwifuje birangira nkutsindiye. Iyo byansaba gukora iki ndagikora ariko nkakujyana. Ariko se ubukaya waho umugore kurusha umugabo we nizi ahubwo sizo namuha umugabo w'akazimuha nizi ko nako kenda niyo byansaba kugakuzamo akanwa je Satura ko nagakuramo ariko nkaguhake. ariko rubana ndimo nagira n'isoni ahantu umuganga akuramo yambaye gamu none wowe ushoramo akanwa mama gatwebwe reka nigendere wowe tugumanye ndabona naza kuko utwo niriri.
uri ikivamvari. Uba warosheho gato. Niko ibintu numvishe nibyo mwana. Ni ibiki? Mani ngo kwawe ibintu byadogereye. Sha mwana byorera. Ugira ngo se ko bikubwiye bakubeshya. Ariko mani ubifatireho isomo. Kuko ndabyibuka uri umusore wari igicucu. Iriya myumvire wari ufite n'abakobwa ari abakobwa. Abakiyifite nabo mu cyaro kandi nabwo ni bake. Iyo myumvire imwe wakundaga kuvuga ngo ntiwaryamana n'umukobwa utarashaka umugore. None se nyine sinamushatse. Wamushatse nyine utazi gukora. Tuzi abafite umwitozo bikorera akazi. Abafite umwitozo baramukunkumura da ugira ngo se ndi kukubeshya. Ariko ni nawe yedu wanamuwe.